Gaburira umwana wawe ufite urugwiro. Igihe cyo kugaburira umwana wawe ni igihe cy'amahirwe menshi yo kugirana urugwiro nawe no kumwigisha ikintu gishya. Vugisha kandi uririmbire umwana wawe igihe umwonsa cyangwa igihe umuha imfashabere, kandi ugenzure ko umwana wawe asubiza. Ba hamwe n'umwana wawe umukorakora ukoresha n'amagambo ndetse n'amajwi, kandi ugumye urebe mu maso igihe umugaburira. Guhaye ikaze kuri Rama Family, kandi ngushimiye wowe ukora subscribe ugasharinga n'ibiganiro byacu. Kuva umwana akivuka kugeza ku mezi 6, umwana wawe akura vuba cyane, ariko agomba konswa gusa ku manywa na nijoro. Twarabivuze bihagije mu biganiro bibanza. Kugomba guha umwana wawe ibere igihe cyose agaragaje ibimenyetso ko atangiye gusonza. Iyo umwana atangiye gufata ibindi bintu abishyira mu kanwa, aba akubwira ko ashonje. Ni byiza guha umwana ibere mbere y'uko atangira kurira. Yujuje amezi 6 rero, uha umwana wawe imfashabere kandi ukomeze kumwonsa. Komeza kuvugana n'umwana ukoresheje uburyo bwose, kandi umwereke urugwiro igihe cyose umugaburira. Uko umwana agenda akura bigaragazwa n'uko agenda yongera ububasha mu gukoresha umubiri no kuvuga. Igihe cyo kumugaburira kirushaho gushimisha. Afite amezi 6 kugera ku 9, genda wongera ubwoko bw'ibiribwa uha umwana n'ubwinshi bwabyo. Gumisha umwana wawe hafi cyane, kandi unagenzure niba yicaye neza mu gihe ari kurya. Naho nagira amezi 9 kugera kuri 12, umwana wawe noneho ashobora gutangira kurya ku biryo byatekewe bari mu rugo bose. Buhoro buhoro ongera amoko y'ibiryo umuha n'ubwinshi bwabyo nyine. Mugaburire ku isahani ye wenyine. Komeza kuvugana nawe mu buryo bunyuranye, kandi umushishikarize kurya. Ntubimuhatire, ahubwo umushishikarize kandi ukomeze kumwonsa kenshi. Hagati y'amezi 12 kugeza kuri 28, umwana wawe akomeza gukura vuba vuba, kandi akeneye kurya ubwoko bunyuranye bw'ibiribwa inshuro nyinshi ku munsi. Mugaburire ku isahani ye wenyine, ukomeze kumwonsa cyane kugeza ku myaka 2, ndetse nibinagushobokera unarenze. Wowe nkurikiye, nyemerera turebere hamwe ibintu by'ingenzi wakwitaho mu kugaburira umwana wawe. Igihe cyose cy'igaburo kigomba kuba gifite igihe cy'ibyishimo, gifite urugwiro, harimo no kwigisha umwana. Rinda umwana ibimurangaza nka telefone. Kugaburira umwana ukamuha telefone cyangwa se areba televiziyo, imikino yo muri telefone n'ibindi igihe umugaburira, ntabwo ari byiza. Bwira umwana wawe amabara y'ibiryo uri kumuha, uyasubiremo kenshi, bityo uzaba uri kumwigisha amabara nuko biteye. Mbese narye muri kuganira. Ntukigere uhatira umwana wawe kurya, ahubwo ugomba kubimushishikariza. Uko umwana agenda akura, amenya gukoresha ibice by'umubiri. Mushishikarize gufata ibiryo mu ntoki cyangwa gukoresha ikiyiko. Hafi ku mezi 6 ushobora guha umwana ibiribwa birishwa intoki. Gaburira umwana wawe igihe n'abandi bo mu rugo bari gufata amafunguro, kugira ngo amwubakemo imibanire myiza n'abandi, kandi anabigireho. Rimwe na rimwe biragora kugaburira umwana. Babyeyi murabizi, hari igihe umwana akenera igihe kinini ngo arangize kurya, cyangwa bigasaba kumuha udufunguro duto duto ariko kenshi. Umwana wawe ibiryo bishyashya inshuro nyinshi igihe bibaye ngombwa, kuko ashobora kutemera ikiribwa gishyashya umuhaye ubwa mbere. Gira kwihangana, kandi ugerageze guhindura imisusire cyangwa texture y'ibiryo, kugira ngo urebe ibyo umwana yishimiye cyangwa se bimworoheye kurya. Niba umwana afite ingorane mu kurya cyangwa se kumira, mbere yo gusoza ndagira ngo nkwibutse ko ugomba kumujyana kwa muganga bakamusuzuma, kuko abana bafite ingorane mu kurya bashobora kugwa mu mirire mibi byihuse rwose. Bityo rero ni ngombwa ko bakurikirana umwana, kandi ukajya kwa muganga wizewe. Ntupfe kubaza abandi icyo wakora, ahubwo ukamwihutana kwa muganga.
ndagushimiye.